karitsiye z'iwacu buriya ntago bajya bavuga ko nta bageni bavayo rero urumva kuba Imana yaramvanye koko nkaba umugeni nkaba umubyeyi nkaba nubatse nkaba naranabyaye ni ikintu cyo gushima Imana yatumye nkundwa kandi nta bimbikwiriye. Hari ikintu Imana imukoresha kinyereka ko ari inshuti cyangwa atari inshuti. Yego. Ntabwo Imana iza ngo uyibone gutya amaso ya ukabona nk'umwana warinda ya kera izi saha ni uri kwigisha Yesu Kristo, izi saha ni uri kwigisha ukuntu umuntu ava mu buraya agakorera Imana kandi akanezerwa. Reka rero n'ubundi abadukurikiye tubashimire tuvuge ngo Uwiteka nabaha umugisha kubwo kudukurikira. Tugarutse rero n'ubundi kubaganirira kumwe n'abadamu mutabonye bwa mbere mu maso yanyu kuko bamaze kumenyerwa hano. No kuvuga ngo Liliane na Fofo n'abagore biyemeje kuza kudufasha kubaka ubutumwa, kubaka uyu murimo ujyanye no n'ibiganiro bitandukanye n'amafilime atandukanye tuzagenda tubagezaho. Liliane na Fofo, ikaze. Mumeze neza? Tumeze neza. Turasengeye. Murasengeye. Iyo umuntu avuze ngo arasengeye ngira ngo bisobanuye byinshi. Fofo, ni gute umuntu abasengeye, ni gute abadasengeye? Iyo umuntu asengeye ni wa muntu ugenda mu muhanda nyine imitego ya Satani ntimugereho. Imitego ya Satani ntimugereho. Ni gute rero cyangwa ni ryari imitego ya Satani kugeraho, ni ryari itakugeraho? Nkatwe wenda b'abakristo impamvu dusenga umuntu akirinda imitego ya Satani, ubwira Imana ngo inzira zanjye uzeze. Ni handi ubona ugiye nko mu muhanda ukajya kubona ukabona nk'imodoka iraje igakubita nk'umuntu wenda uri inyuma yawe cyangwa ikagonga nk'ikintu kiri inyuma wowe uhaciye. Ni za nzira nyine Imana iba yejeje. Inzira zawe Imana iba yazejeje. Bigashyira n'ubundi Satani ntago yita ku bamukorera, yita kuri abo bakorera Imana nibashaka. Abakristo cyane. Very good. Ni gute rero umuntu w'umukristo ubundi inzira ze zahora cyangwa zajya ziba zejejwe kugira ngo Imana ibashe kumurinda ibintu nk'ibyo byose? Ntekereza ko kugira ngo inzira zawe zezwe hari ibyo dusabwa imbere y'Imana. Yego. Hari icyo njyewe nkeneye ku Mana nayo hari ibyo nsaba. Hari uburyo umuntu kwiyeza. Yego. Niyo mpamvu navuga ngo n'inzira ze iyo wiyejeje inzira zawe ziba zejejwe. Kwiyeza rero ni ukwihana ibyaha. Kwihana ibyaha. Tukiraho, ese ni nk'ibihe byaha Liliane, ni nk'ibihe byaha nk'abakristo, nk'abagore b'abakristo mukora namwe muzi ko mujya mukora ukavuga uti nk'umukristo nakoze icyaha? Icyo kubeshya ukabeshya nk'umuntu ngo ngiye kukugeraho kandi umva utarahaguruka no mu rugo, utarava no mu rugo cyane. Ibyo byaha murabikora namwe murabizi ko murabikora. Imana ijya ibitubabariramo. Rero ni iki kintu gituma mukora ibyo byaha, utuntu two kubeshya, utuntu two hari ikintu kizwi ku badamu cyo kugira amagambo, kuvuga bagenzi babo, ibyo murabikora? Oya. Ntabwo mubikora mwebwe? Oya. Njye ndabyirinda cyane ko ndabyanga. Murabyemera ko hari abagore b'abakristo babikora? Biruzuye cyane. Mubwirwa n'iki rero ko bahari? Nimba mutabikora mubwirwa n'iki? Yes, barahari. Hari igihe ujya kumva nk'urugero ukumva ngo kanaka gutya na gutya kanaka, gusa iyo utabyitaho birenze amaso ukigendera. Cyangwa byumva kuko akenshi abagore ntago bavugira mu cyumba ngo bafunge, bavugira ku gasozi. Abagore bakunda kuvugira ku gasozi abenshi. Ariko Fofo, abagore bavugira ku gasozi kandi ubushize mwatubwiraga ko abagore ari ba mutima b'urugo. Ibyo bintu bihuza gute? Kuba abagore ari abantu bavugira ku karubanda bakagira amagambo, bikanavanga abagore bagira amagambo tukabyumva hirya no hino mu kanya tuti umugore ni mutima w'urugo. Ibyo bintu bihuza gute mwebwe sirito nk'abakristo? Kuvugira ku gasozi niko abagore baremwe. Ariko kuba umugore ari muri mutima w'urugo ni inshingano. Ni inshingano. Kuremwa n'inshingano ni ibintu bibiri bitandukanye. Yego. Rero reka tuze noneho ku bintu bisa nkaho biri rusange. Ubundi ubuzima bw'umuntu w'umukristo butandukanira hehe n'ubuzima
bw'umupagani cyangwa ni ryari umuntu aba ari umupagani ni ryari umuntu aba ari umukristo? buriya abakristo tuba mu munezero. Abakristo tuba mu munezero, duhora mu byishimo. Buriya hari n'ikintu umuntu agukorera ntukiteho. Kubera iki wa mutima wawe Imana nayo iradukavaringa. Umuntu ashobora kugucaho akakubwira nabi, wajya kumusubiza ariko nyine wa mutima w'uko wababaye ntubura kuza, ukajya kubona Imana ya Mana wamenye ikahita igukavaringa, bya bintu bigashiruka nikomereza ahubwo ntunabyiteho. Rero hanze ni mpanguye, yego uramubwira nabi nawe agusubize, muhangane muterane amatiku. Buriya abantu baba mu Mana bibera mu munezero, mu munyenga. Nubwo abenshi bavuga ko hano hanze ariho hantu haba umunyenga, hanze hariho hantu haba ibintu umunyenga. Buriya umunyenga mwiza uba mu Mana. Iyo uvuze rero ngo umunyenga mu Mana, hari abantu badashobora guhita babyumva. Hari n'abantu reka tujye tumenya ko abantu tuba turi kubwira hano hanze hari abatumva n'iyo nzira ya gikristo. Hari n'abadasobanukiwe Imana, hari n'abadasobanukiwe kuvuga ngo iby'Imana bigenda gutya na gutya. Niyo tuvuga tujye tubasobanurira. Umuntu uri mu buzima bwa gikristo, sibyo? Ni ukuvuga ngo ni iki kintu yakwiratana cyangwa yaratira utari mu nzira ya gikristo? Umuntu uri mu nzira ya gikristo afite ukuntu aba atandukanye n'umupagani, n'umuntu utari muri iyo nzira. Umuntu uri mu nzira y'Imana ya gikristo niyo atambuka, iyo ubirimo koko atari babara gukora ibishushanyo, urabibona ko umuntu koko ari umuntu usenga, ari umuntu ubayeho kirokore cyangwa gikristo. Ukabona ko imico ye nta nduru muri karitsiye muhorana, ntawatuka, ntawabangamira, abashishikariza gusenga, ibintu bye byose bababwira gusenga, kujya imbere y'Imana. Ahorana amahoro rero atakura ahandi. Tumaze iminsi twumva ibintu hirya no hino, tukumva ngo inda zitateganyijwe, umwana wo kwa runaka yatwaye inda, twareba tugasanga n'umwana wo kwa pasiteri, twara tugasanga n'umwana wo kwa mama bishop. Ese ibi byo mutekereza mute? Mubona biterwa n'iki kuba abana bo mu ngo z'abantu basenga nabo bahindukira bakagwa mu byo byaha by'ubusambanyi? Mwe mu bitekerezaho iki? Ngewe mbona kugira ngo umwana wo kwa pasiteri azajye gutwara inda ntabwo yitabwaho. Uwo mwana impamvu atwara inda, papa wamwigisha inzira z'ubukristo gusa, ariko namwigishe na bya bindi azahuriramo muri ya nzira. Akamubwira ati jya witwara gutya imbere y'Imana, Imana ikunda ibibwo. Ayo mategeko akayagendera, ariko bya bishuko azahura nabyo ntamuheho akantu na kamwe, akamuhisha. Wa mwana akazagenda akagwa muri wa mutego, yarangiza papa we naho aho kugira ngo amwicaze amugire inama ati genda utazansebya mu itorero. Reka two kubyita umutego, kuko nkamwe ndabizi ku makuru yanyu mfite nuko muri abakobwa mukiri abakobwa mwakuri mu matorero, sibyo? Ubundi ni iki gituma, kuko ntago ari papa kwigisha se, we ntujya gusenga, ujya gusenga mwarize kore ishuri ry'icyumweru, mwarakuze babasomera Bibiliya, muri abaririmbyi, mwigishwa ibintu byose. Ni iki nyine gituma n'ubundi kirenga ugasanga umwana w'umukobwa wenda agiye muri ubwo busambanyi, ejo atwaye inda, kandi ari umwana akuriye mu rusengero? Ese atandukanira hehe n'utarigeze agera no mu rusengero? Buriya hari ikintu nzi, wenda natanga nk'urugero. Abana bakunda wenda gukunda nk'amayoga cyane, n'abana baba batarakuze bayabona. Ukabona umwana yakuze baba basenga, ariko ageze mu buzima bwo hanze, niwe ugiye muri ibyo bigare by'abasinzi, by'abanywa itabi, kuko yakuze nk'ibyo Liliane yaravuze, bamweretse inzira nziza ntibamwereka n'imbi ngo bayimusobanurire neza, koko bayimwigishe, bamwereke icyo agomba kwitondera.
babona n'umwana asohotse ati mureke atagendana na bya byana by'ibirara, ako kanya uri kumubuza kugendana nabyo, uracyafite uburenganzira kuri uwo mwana. Ese wamutekerejeho igihe azakura none afite uburenganzira bwe azakora iki? Azajya muri bya bindi wamubwiraga ati reka kiri ucyitondere, ariko ntumubwire impamvu acyitondeye. Akura rero ashaka kumenya b'abana bya bindi by'uburara bakora bakuramo iki. Kandi koko umwana uri mu buyobe aba yumva ari mu bihe biryoshye, aba anezerewe. Yego. Iyo umwana ari kunywa itabi, ari muri ibyo bigare byo kurara muri ayo mabuwate, arirukankana n'abandi, arahamagara umukobwa ati kubitamo akabutura, nawe arakubitamo deshire na poketi, akumva nyine ko ari byo biryoshye. None na wa mwana w'umurokore akuze ari umurokore, iyo ahuye nabo rimwe aranasara kubarusha. Ese ni iki kimusaza? Reka dutekereze ngo ubuzima buri hano hanze bwaba buryoshye kuruta ubuzima bw'abantu bakijijwe bwo mu rusengero, bwo kuba mu Mana. Ubundi mwebwe namwe mwabaye abakobwa sibyo? Reka tubivuge, wenda mujye munitekereza mubimbwire nkaho mukiri abakobwa. Mwebwe niki cyabaryoheraga? Mwabonaga bimeze bite ubuzima bwo kuba mu rusengero n'ubuzima bwo kuryoha hano hanze? Kuko ndabizi ko nka Fafa ushize bitubwiye ko mwajyaga mu kabari mukarya amaburushete sibyo? Ni ibiki bintu ubona biri hano hanze birarura abana bacu b'abakobwa kugeza aho baterwa inda zitateguwe? Yewe nekeza kujya mu kabari ukarya burushete ntabwo ari icyaha, n'ubu nayirya, ariko byibura ukamenya uko uyiriye n'abo muyisangiye cyangwa n'ibyo muganira muri uko kuyirya. Hari ijambo rivuga ngo nyereka abo ugendana nabo nkubwire uwo uri we. Nibyo bigari ndi kukubwira byica abantu, ukamenya ngo bari abantu nimba atari beza imbere ya sosiyete, imbere y'ababyeyi, wowe urabashakaho iki? Ukamenya ngo uri umwana wo kwa pasiteri, ugomba kugira ibyo wirengagiza, hari ibiba bitakureba. Rero iyo ufite ka gatima, buriya ikintu nashatse kubwira Liliane, umwana arivukira. Umwana arivukira, nandi usanga mama wawe yari umubyeyi mwiza, yari umubyeyi wubatse, akarinda nitaba Imana ataratandukana n'umugabo we, kandi murabana mu rugo mukicara mu rugo mutarabona arwana. Ariko wowe wagera mu rugo ni wowe uri gukubita umugabo amasafuriya, ni wowe uri gutuka umugabo ku karubanda, abantu bose bagahurura abaturanye. Urumva rero ntago uri wa mwana wivukira. Ntago uri wa mwana uvuga ngo angameze nka mama we, yakurikije imico ya mama we. So muri sosiyete rero birahari kuba waba witonda ariko ukabyara umwana. Ko hantu nuko nta burera aba yarahawe. Ntabwo umwana wivukira, nta burera aba yarahawe. Ufashe umwana uraje umuzirikiye mu nzu ngo uri pasiteri, sibyo? Ngo umwana wo kwa pasiteri. Rega no kureka umwana akajya hano hanze rimwe, ukajya umureka akareba hanze uko hameze, biramwubaka bigatuma amenya cya kintu no kukirinda. Aho ntunganiye hari n'umugani w'Abanyarwanda uvuga ngo uburere buruta ubuvuke sibyo? Urumva ko kurera bishakwa biruta uko umuntu yavutse. Ubivuga byo kuba umwana arivukira. Umwana abana bose ubarera kimwe, abana bawe, ariko buriya nta muryango ubura ikigoryi. Guteze kubera iki? Tujya tubibona nyine ubu n'imigani y'Abanyarwanda. Nese nk'umuntu w'umukristo urabyemera ko umuryango wose ugomba kugira ikigoryi? Ntabwo ugomba kuwugira, ariko twebwe tubigenderaho. Buriya imigani nyine, imigani ivuga ko ariho. Nyine kuki mubigendera? Iyo ni imigani y'abapagani. Ivuga ko ariho. Nyine iyo migani ni y'Abakristo. Umugani w'umukristo wavuga ngo umuryango ugira ikigoryi. Reka mbaho urugero gato. Twebwe mu rugo twakuze badukanira ariko bitari cyane. Ukagenda ukavuga aho ugiye, bakakureka ukagenda nta kibazo. Ariko akakubwira ati genda, ariko ibi n'ibi nuhurirayo nabyo ni akazi kawe, akakureka ukagenda. Akakuribera. Yes. Twarakuze, twese turakura, turinda tugera aho dushaka, nta kibi kivuyemo. Mwese mwabaye bazima. Yego. Amahirwe ni. None se Fofo ko bivuga nkayo wanyu habonetse nyine. Yewe abana bacu bose. Nakuranye n'ababyeyi nakuranye n'abantu benshi bagiye batandukanye. Jewe iwacu twagiye tunarira abana batandukanye bafite imico itandukanye.
kuba rero nanabivuga hari impamvu wenda mba mbivuga nuko mbibona kandi hano hanze birahari pe. Ukabona umuntu ni pasiteri afite abana 3 umwe avuyemo abaye ikigoryi abandi babaye bazima. Ishuri riramunaniye ikigoryi ubundi dusobanurire umuntu ni gute umuntu yitwa ko yabaye ikigoryi. Ikigoryi ubundi akenshi bakunda kuvuga ko ari umwana utuzuye. Yego. Iyo umuntu rero akora n'ubundi bintu bitari ku murongo bidashimisha abantu, bidashimisha umubyeyi, bidashimisha abantu nabo n'uwo mubyeyi arimo n'abantu barimo n'abandi baturanye cyangwa famiye, aba ari ikigoryi. Yego. Rero ubwo aba ari wa mwana ntagendera ku mategeko ya mama na papa, ntagendera ku mategeko, ntagendera kuri uwo muco, nta kintu na kimwe agenderaho. Ubundi deja mu mutwe utamba ko harimo ikibazo. Kuko umuntu udafite ikibazo mu mutwe ni wa muntu wigira inama akavuga ati ibi bintu nubwo nanjye kubikora byababaza papa cyangwa mama, ejo akigaya akabivamo. Ariko iyo umwana bihoramo, niyo mpamvu navuze ngo aba ari ikigoryi. Ati mbaho urugero, hari umubyeyi twaturanye pe yarasengaga, afite n'imirimo ashinzwe munoza mu rusengero. Yari afite umwana w'umukobwa, afite n'abahungu 2. Ariko kwagukanira umwana niba agiye ku ishuri ndamutegera imodoka menye ko yamugejejeyo, umwana yarakuze, niba agiye abasore bo baragezeho baba bakuru nanone akibakontorora. Buriya gukontorora umwana cyane si byiza. Bigenda gutyo, ageze muri segonderi wa mwana yaje afite imico mibi, yaje no yagarutse yaratwaye inda. Kubera iki? Ntabwo yahuye n'ubuzima bwo hanze ngo amenye uko bumera. Baramukaniye cyane, igihe ahuye nabwo abuhura nabwo bimutunguye, agaruka yaratwaye inda. Atwaye inda, babahungu nabo bigira mu bintu by'ibimogi kubera gukanira umwana cyane ntabwo ari byiza. None se oya nese riri yatwaye inda cyangwa abahungu bagiye kunywa ayo matabi n'ibiki kubera yuko iwabo babakaniye cyane cyangwa kubera yuko batabareze neza? Wowe nkawe nk'umubyeyi none ufite abana bari gukura, ni iki kintu ubona wakwigira gukosora kugira ngo nawe abana bawe batazahura n'ibibazo nk'ibyo? Uwo mubyeyi nukompaye no mu rugo wenda uko twe twarezwe nuko yareze abana, nicyo kintu ngenderaho. Urumva niba nararezwe mu rugo bakadukanira ariko ntibadukanire cyane, ugasaba uruhushya bakaruguha, ariko wowe niba yarasaba uruhushya bakarumwima, byaba ngombwa akaba ngombwa nuko bajyana, urumva uwo mwana uramukaniraga cyane. Niyo agiye gukora ikintu igihe gikora akwihimuraho. Ariko nkanjye nagombaga kugenda nkavuga banyohereje, bambwiye ko ikintu n'icyo ari kibi, ningikora bizagenda gute? Ubundi igihe cyose umuntu wamugiriye icyizere nawe akenshi agihagarara. Ibishuko byabaye byinshi cyane. Urumva rero ababyeyi bo muri kino gihe bagomba gushyiramo imbaraga cyane 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 mu mibanire yabo n'abana babo. Amenye ngo umwana wanjye akunda iki, nimba ari kibi amenye uburyo azakimukuramo, atamuhutaje, atamweretse ko ari ikigoryi. Hari ukuntu tubwira umwana ati ubundi wowe wararozwe n'ubundi urize zenye nyine ntacyo wakimarira. Nimba ubwiye umwana ngo ntacyo wakimarira, ubundi urumva azimarira iki? Erega ibyo waturiyeho umwana wawe nibyo akuriramo. Buriya niwita izina umwana wawe izina ribi azaripurana, niyo mico azakurana. Nuvuma umwana wawe ngo urakajye ku gasozi azahora ari inzererezi nyine. Abanyarwanda baravuze ngo gusa nta kwanga ngakwita nabi. Ibyo bintu n'imbere y'Imana. Bana isi nijoro. Iyo ubwiye umuntu ngo yitwa Kibwa, uri nyina ukazajya utaha Kibwa, uwo mwana wumva azaba umugabo. Uranyibukije. Uba warangije kumwita Kibwa. Ibyo burasinya nkunda n'umuntu ushaka kumbwira umwana wanjye ngo dore ngo kano kabwa. Ntabwo dushaka. Ntabwo mwabyumva kimwe. Rero reka nanone duhuze ubuzima. Ese ubuzima bwanyu nyine bw'abakristo cyangwa bw'abagore bashima Imana, bamenya Imana, urumva ko ari ubw'abari mu rusengero murabuzi, ari n'ubw'abari hanze batakozwe insengero murabuzi. Mubona ari ubuhe buzima namwe ubwanyu bubagora kuba muri abakristo cyangwa nabugora n'abana banyu, cyane cyane kumva hari igihe hazamo ngo gukanira, twarakaniwe abana turi kubakanira. Ubundi ibyo bintu mubakanira ni ibiki namwe ubwanyu mubona mu nsengero mushobora kuba mukomeza cyangwa muremereza bigatuma binagera naho biremerera abana banyu?
ibintu tubona mu nsengero cyangwa hanze y'insengero. ntabwo ngenda avuga mu nsengero nk'abakristo. Ni biki ubundi bituma abo bana baba babacika akarinda iyo uvuga ngo umwana mwamuremereye, umwana kugeza aho ababyeyi bamubereye nyine umuzigo? Ni iki kidasanzwe uwo mwana ubundi aba ari gushaka kujya gushaka ahandi hanze kitari iwabo cyangwa kitari n'ahandi wenda aho yemerewe kugera? nyine n'ubwo burere n'ukuntu umubyeyi atoteza umwana. nk'urugero niba uhora umubwira ibintu byo gusenga, ibyo bintu bimwe bigeraho bikamurambira. Yahura na bagenzi be bakamubwira ibibera hanze. Ibyo bibera hanze rero ni hahandi ujya kuryama ugasanga umwana yabyutse yagiye akagaruka mu gitondo utabizi. Liliane, tubwire wowe nkawe mu gukura kwawe uri umukobwa kugeza ngo ubaye umugore unganye gutya, gusenga byiza bikurambira? Tubwire uko byajya kugendekera byiza bikurambira. Tukiri abana barabitubwiraga tukumva ducitse intege. Hari ukuntu ujya muri salo muri gusenga mugasenga mukarambira nawe ugasanga twese twasinziriye, ariko nyine icyo gihe twari turi abana. N'ubu bijya bikubaho? Oya, ntabwo ujya usenga ngo usinzire? oya, kuko iyo ngiye gusenga wana ni ryari rero gusenga bishobora kurambira? Wowe mwitubeshya nimba Liliane ujya usinzira uri gusenga cyangwa fofo gusenga ntujya usenga kumva birakurambiye? Gusenga jya bikurambira? Njyewe ntabwo bindambira kuko nabikuriyemo. Ariko hari ukuntu ushobora kumva udafite intege pe. Hari igihe ushobora n'ikibazo no kujya gusenga ukumva wababaye, ukumva Imana ntiri bukumve, ugacika intege ugasenga uvuga ngo nta kundi Imana, ubwo nyine uramukira urakoze, uri umwana mubi. Nta kundi Imana uramukira urakoze. Hari nk'ikintu nyine wumva uwo musozi koko wakirambiwe, ugahita uvuga ngo Imana kuki ibi ngibi kuri njyewe koko, kuki ibi ngibi kuri famiye yanjye, kuki ibi ngibi, ugahita uvuga ati Imana ati nta kundi uri Imana nyine uramuke urakoze. Kwiganyira byo ugasezera Imana ukayisezera. So rero reka hari ukuntu nyine ubifata nkaho nk'umukristo, hari n'abantu tuvuga ngo ni umwana mu gakiza, sibyo? Ese ubifata gute ikintu nk'icyo kikubayeho? Mugifata gute ikintu nk'icyo uri gusenga ukumva uri gusinzira, ngo Mana ngo ndumva nsinzira, ngo bayi ugasezera Imana ndushye? Mana ihangane ntabwo ndarushye. mutekereza ko ibyo bintu bituruka kuki? ni intege nke, kandi Satani koko afatira mu ntege nke k'umukristo. Satani nyine utangiye kwitotomba gutyo nawe aba ari hafi. Tuzi neza ko marayika w'umucyo aba ari hafi na marayika w'umwijima aba ari hafi. Iyo utangiye kwitotomba rero nk'umukristo tayari Satani aba yakwegereye cyane. Niwe rero unakwereka koko ibyo umaze igihe ubyitotombera, hagahita anagufasha gusezera Imana. Sawa nyine uramuke karyama. Turi kubona rero ibibazo, navuga ngo imvururu ziri hano hanze hirya no hino. Abantu bose bari kujya gusenga, abandi bari gusaba, bamwe bati bagiye kuraguza ntibakijya gusenga, basigaye bajya gushaka abahanuzi. Mwebwe bite se umwuka w'ubuhanuzi muri nka Fofo watubwiye ko wihanurira, tubwiye ngo ujya wihanurira? Yego. Ibintu byo guhanura mu rusengero, abahanuzi mwebwe mubifata gute, mubyakira gute? Biriya ibintu by'ubuhanuzi ntabwo ari bibi, kuko igihe Yesu yazukaga akajya mu ijoro yaravuze ngo mbasigiye mwuka wera. Yego. Urumva rero uwo mwuka wera nyine uri muri abo bahanuzi ariko bukuri. Rero byabaye bibi cyane, babigize nka bizinesi, ku buryo n'umuntu utazi guhanura araza akicara akabeshya abantu. Ikintu nzi ni uko Satani iyo umuntu ari guhanura rwose, niyo mpamvu bamusengera, Satani araza akamuvangira, akaba yakubwira ikintu kimwe kizima, mu kandi kanya akakubwira ikintu gipfuye, akakubaza ngo iki kintu ntukizi n'icyabayeho, ugatekereza kuba muto ugakumva ati pasita ko ntacyo nzi, ati njye sinjya mvangirwa, atibuka neza ikintu rero cy'ukuri uhita ukibuka. Rero ibintu by'abahanuzi biri gutuma abantu bacika mu nsengero. Iyo umuntu akubwiye, hari abantu nkanjye wenda ngiye mfite imbaraga kuko nakuriye mu bintu byo gusenga, ntabwo nzaza ngo mbihagarike kuko nawe n'umuhanuzi w'ibinyoma. Ariko umuntu utabizi ukibyinjiramo, numubeshya ukamubwira iyo modoka akamara imyaka 5 ntayo arabona, akamara imyaka 2 ntayo nzo arabona,
azacika intege abivamo avuga ati babana n'abatekamutwe. si ubundi umuntu yajya yisengera. Njyewe iyo mfite ikibazo ndagenda nkapfukama iruhande rw'igitanda cyanjye ngasenga nkaririra iyo Mana yanjye, ewana mu gitondo icyo nshaka ndakibona. Wenda ntihabaho nyine buraryoha pe, nawe utaba ubukeneye, ariko wenda ntihabaho ikintu gituma hari ikiza gitinze kumva warambiwe, ariho hahandi ujya mu buhanuzi. Ariko buriya isengesho rya mbere n'iryo wisengeye. Nuko abantu batanabizi, buriya ubuhanuzi bwa mbere buba muri Bibiliya. Bibiliya niyo muhanuzi wa mbere pe. Nta muntu wundi uba ubikubwiye, ni wowe ku giti cyawe uvugana n'Imana yawe, ugasoma ijambo ry'Imana ukayaturiramo ibyo ushaka ukanayizereramo, uba wihanuriye pe. Uba wihanuriye, ariko ngira ngo bitandukanye nuko umuntu aza akakubwira ati fofo Imana ikugiriye gutya, Imana ikugiriye gutya, Imana ikugiriye gutya, igiriye gutya umuryango wawe. Ndibaza ko Bibiliya naho wabisoma ni wowe ubisomye, ariko ntabwo ufata nk'aho ari ijwi ry'Imana ribikubwiye. Sinzi nimba ari byo, nimba ari kubyumva. Oya, njyewe wenda hari ukuntu umuntu akoresha ubwo buhanuzi bwa Bibiliya. Ari nk'igihe nshaka kuba mfite nk'ikibazo nshaka gusobanukirwa, nkasenga, nafata Bibiliya nkahita nsenga koko nkayirambura nayisengeye, umurongo nguyeho nkahita nsanga koko uri kuvuga ibyo nshaka kumva, kandi ukananyereka n'igisubizo. Kandi koko nkahita mvuga ngo ye koko Mana ndahemera, nkavuga nti Mana urahari nakumvije. Hahita numva ko Imana ntabwo igaragarira imbere y'amaso nk'uko ndi kubona Fofo. Imana igaragarira mu bikorwa. Igaragara niba nsenze, ndavuze ngo nsengeye ko mbona Fofo niba kuko ari inshuti yanjye. Hari ikintu Imana imukoresha cyerekana ko ari inshuti yanjye. Ntabwo Imana iri buze ngo imbwire ngo rero ngo byagenze gutya na gutya. Hari ikintu Imana imukoresha kinyereka ko ari inshuti cyangwa atari inshuti. Ntabwo Imana iza ngo uyibone gutya amaso yawe. Igihe tuvuga ngo Imana nayibonye amaso ku maso, ni ibikorwa iba yagukoreye. Rero hari icyo mushima Imana mwese, hari ibyo Imana agiye bakorera. Ni iki kintu mwabwira abantu batumva neza ko hari icyo Imana ishobora kugukorera? Liliane, ni iki kintu wumva washima Imana yabaragukoreye ubona yaba itarakoreye abagore bagenzi bawe badasenga cyangwa batayizi? Nashima Imana yaba yarankoreye, hari ikintu yandinze kuba umupfakazi. Umugabo wanjye amaze guhura na accident inshuro nyinshi kandi mbi. Ushize yahuye na accident, aragenda moto ziragongana, aca hejuru ya motari aramurenga. Aramurenga, aragenda yikubita hirya iriya. Wa motari niwe wakomeretse cyane kurushaho. Ejo bundi nabwo aragenda, bari kuzamuka bavenza Nyabugogo, bageze hari aho bita kwa Kabuga. Arazamuka abona imodoka zino za hoho yamuje inyuma yihuta. Urabona iyo uri kumwe n'umotari, imodoka ikuri inyuma ubona ari wowe iri bugonge, umutima uramubwira ngo vaho. Yaravuyeho koko akimara kuvaho, motari ya modoka iramukubita. We akantu yakobotse asimbuka ya moto. Niyo mpamvu rero hari igihe njya mvuga ngo nabonye Imana. Mu kintu njya nsaba Imana njyewe abana banjye bazakure babona ababyeyi babo. Rero icyo kintu nicyo Imana ijya insubiza. Ni handi hari igihe nigeze kubwira umuntu, njya mbwira umuntu ngo mbonye Imana n'amaso yanjye, kandi mwase muhuriye he? Kandi buriya bafite icyo ndi kumubwira watazi. Hari n'undi munsi nagiye gushaka kangombwa ukuntu ni perime. Yego. Ndagenda njya kwishaka mu Bugesera, narayeyo. Ahantu naraye nibyo ngo yavuga ngo gufata Bibiliya. Nafashe Bibiliya ndasinzira saa 9 z'ijoro ndafomboza. Ndatomboza na ba Mana aho ngiye gusoma ari unsubiriza. Ndareba ndasoma, umutima wanjye uhita umbwira ngo izere urayibona.
naragiye koko ya perime mfite ubwoba ikintu natinyaga amakona nagiyemo nsinzire, naragiye nicara kuri vola mbwira Imana dore nicaye hano ntabwo ari njye ndimo ni wowe urimo, ndasinzira mbona navuyeyo. Buriya ubwoba ntabwo ari ikintu mbona mvuyeyo, ngize Imana mbona ya perime ndayicyuye. Aho ngaho n'ubu ubonye Imana amaso ku maso, ubonye Imana iki washinja Imana? Ni iki wowe wumva ushima Imana ko yaba yaragukoreye ubona itakoreye abagore bagenzi bawe badasenga? Ese tutari twajya kure, mufite abagore bashiti banyu mubona batazi Imana badasenga? Barahari? Ni nk'iki se mujyamo, ni nk'ibihe bikorwa mujya mubona bibi bakora cyangwa wenda mwebwe mutakwihanganira abagore mu rusengero? Ngewe ikintu, reka maze nsubize ikibazo cya mbere umbajije. Ikintu nshimira Imana yangize gukundwa ntabikwiriye. Imana yangize umubyeyi, ngira umugore wa kanaka. nakuriye mu muryango ukennye, karitsiye mbi, karitsiye ifite izina ribi, nk'ahantu bakubwira ngo hariya nta mugeni ujya uvayo. Wakuriye he? Navukiye ku Muhima, La Fresheri. Muhima. Karitsiye z'iwacu buriya ntabwo bajya bavuga ko nta bageni bavayo. Rero urumva kuba Imana yaramvanye koko nkaba umugeni, nkaba umubyeyi, nkaba nubatse, nkaba naranabyaye, ni ikintu cyo gushima Imana. Yatumye nkundwa kandi nta bimbikwiriye. Imana yarangaburiye, twakuriye mu buzima butari bwiza, twakuze mvuga ati saa sita ndarya, wenda nijoro sindi burye, none izi saha ndarya ndanywa, nkicara nkavuga ngo koko Yesu hari aho navuye, hari n'aho wangejeje. Nkabona ko ari imirimo y'Imana, nkabona ko Imana idukunda ititaye aho twavukiye cyangwa ababyeyi twavukiyemo. Nkavuga rero nimba Imana yarankoreye ibintu nk'ibyo, ndi umwana wo kwa Kanaka, ibintu bidasobanutse, izi saha nkaba nicaye nanjye mvuga ngo hari uwo mfasha runaka, hari abarya ku bwanjye, hari abiga ku bwanjye, ni ikintu cyo gushima Imana. Nkabona ko yakoze imirimo ikomeye ku buzima bwanjye. Yego, Imana rero ishimwe ku bw'ibyo yabakoreye, ku byo yakoze ku bwanyu ndetse no ku bw'abandi benshi tubereye ijwi ryabo. Rero hari umusanzu mwiyemeje gutanga wo kuvuga ubutumwa bwiza tunyuje mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Muri kugenda rero mwakira feedback cyangwa mwakira comment. Ubushize Fofo watubwiye ko wagiye kuzimu, abantu benshi baraguhamagaye, bamwe bakubwiye neza, abandi bakubwiye amagambo wenda mabi simbizi. Muri kubona rero ari iki mwasaba abantu, cyangwa ari iki twakomeza kunoza kugira ngo abantu bakomeze gukurikira ubutumwa bwacu tubagezaho, ndetse babashe kububaka no kubaka imiryango yabo muri rusange? Ikintu nabona, ubuhamya dutanga ntabwo ari imikino. Turi kubutanga kugira ngo bugire abo bubohora, bugire nabo bufasha. Nkabura kuba wavuga ko wagiye kuzimu, nzi neza ko hari benshi bajya ariko batazi imbere y'abantu ngo babivuge. Ubu niwe ufite ikibazo. Naravuze ngo umuntu azazira ibyo yamenye ntabimenyekanisha abandi. Iyo umenye ikintu cyarukora abantu ntukivuge, cyangwa ngo unabigisha ubabwire ati mwitondere iki, uwo ni umunyago. Wowe ubwawe uba uzabazwa imbere y'Imana. Rero ikintu nabwira abantu ni twige kujya mu masosiyete, turebe abantu bari mu nzira zidasobanutse, tubigishe, ubasobanurire ibyiza biri mu Mana, unabereke buno buzima barimo bwa hano hanze nta byishimo birimo, ni umuruho pe. Umuntu usenga niyo waruha, niyo waba uri umukene ariko ugasenga, byibuza hari ibindi byishimo, hari andi mahoro. Ikintu nanababwira cyo, ubuzima turimo buzarangira, hari ubundi buzima dushaka kuzinjiramo. Nibwo twagahaye agaciro, kuko usanga hari umuntu w'umukire wapfuye,
agapfa bakamushyingura, agasiga amazu, agasiga amamodoka, bikazaribwa n'abandi atanazi we yarapfuye. Biba byiza rero tumenye aho tugana n'ikitubesheje kuri ino si. Nicyo nabwira abantu. Imirimo y'Imana, amategeko y'Imana aragoye, ariko kandi nta nubwo agoye. Ni ibintu duhura nabyo, ni disipurine mbega, ni disipurine. Ugereranya n'ubuzima bwo hanze, ni disipurine. Impamvu agoye kuri wowe udashaka kuyumva, udashaka kuyakurikiza. Ariko wowe ushaka kuyakurikiza pe nubwo bigoye, ni nk'umubyeyi wawe ukubwira ngo wikore iki. Kandi iyo akubwiye ngo wikore iki utabishaka, wumva kugoye. Kandi koko cya kintu nicyo kintu kizakuviramo, kizakugira umuntu w'umugabo. Rero dusoza mu rusengero, ubwo wenda hari n'abadukurikira bo mu nsengero, hari abayobozi, hari abakristo, abantu bagize amahirwe yo kwakira Yesu umwami n'umukiza, bakaba ari abakristo, bitwa abakristo nyine, bakaba bari mu nsengero. Bakora iki kugira ngo urwo rubyiruko rutandukanye rwo gukomeza kugenda? Turi kubona ko urubyiruko muri iki gihe ruri kugenda rucika mu rusengero, ndetse n'abarusigayemo bakarubamo gusa ari icyitiriro, ari ukubabona gusa baza bakicara, ariko wareba imirimo yabo cyangwa wareba ibyo bakora, ejo wasimbuka hari ugahura nabo bari muri va-et-vient mu tuntu dutandukanye. Insengero zikora iki, abakristo bakora iki muri rusange kugira ngo itorero rikomeze kuba itorero koko rishima Imana? Ikintu navuga kuri icyo kintu, narakibonye baranagitangiye. Ikintu insengero zakora ni hari ukuntu bari kugenda bakora ibiterane mu makaritsiye. Ukabona nk'umwana wari indaya kera, izi saha niwe uri kwigisha Yesu Kristo, izi saha niwe uri kwigisha ukuntu umuntu ava mu buraya agakorera Imana kandi akanezerwa. Umwana wari imbobo, ari umunywa urumogi ku muhanda, ari umujura, ari umwana w'umunyarugomo, izi saha niwe uri kubwira abandi bana ati muri Yesu hararyoshye. Ibyo biterane rero ahubwo bakomeza bishishikarize n'abandi batabikora, ari amakaritsiye bitarageramo. Ego ni byiza koko, kandi koko iyo ufashe igiterane ukagishyira mu gasantere, ba bantu baza bose ntuburamo aburokoramo. Mbega abantu bafite ubuhamya bukomeye nk'ubwo bw'aho Imana agiye bakura mw'ubwo businzi, mw'ubwo busambanyi, mw'ubwo bumayibobo, abantu babashije kugirirwa ubwo buntu, nibigaragaze, nibasohoke, nibaze hanze bavuga ubuhamya, bavuga ibyo Imana yabakoreye, abandi babashe kubyigiraho, nabo bashe gukizwa cyangwa kwibuka inzira agakiza. Nk'ababyeyi rero tuzi ko n'ubundi twaze twanga umuriro wa mutima w'urugo, mureberera ingo, mureberera buri rugo, ni ikintu gikomeye. Ese mwe muri kubona nk'ababyeyi ari uwuhe musanzu wanyu mwagombye gukora kugira ngo itorero rirusheho gukomera no ku urubyiruko rw'abo bana bakure neza? Ese mu ngo zanyu bimeze bite? Mubasha kwibuka kwiga ijambo ry'Imana mwebwe nyine nk'ababyeyi? Inshingano zanyu nk'ababyeyi cyangwa nka rekomandasiyo mwatanga ku babyeyi bo mu nsengero ni iyihe? Nko ku rugo rwanjye, wenda njyewe nifuza ko abana banjye, izi saha mfite umwana umwe, ariko numva n'abandi bose nzabyara, numva ko tuzakura ari inzu y'Uwiteka. Njye n'abana banjye n'umutware wanjye tuzakorera Uwiteka. Noneho bikava ko tugomba kugira, nk'ubu ngubu dufite iminsi mu rugo twicara, umutware ababizi ko agomba gutaha kare, iyo minsi arayizi, turicara tugasenga, tukaririmba, tugashima Imana ibyo yakoze, ibyo turi kwerekezamo nabyo tukayibiragiza, tugasenga koko tukumva ko dusenze mu cyumweru. Tukagira umunsi wo mu rugo wo kwiharira, tukajya no kujya mu rusengero rusange. Ubwo urumva umwana ukuriye aho hantu azakura nk'uko nyine abona turi kumukuza, nawe abigendereho no mu rugo rwe, bizabe nk'uko natwe yatubonye. Urakoze cyane. Dusoza rero, Liliane, tubwire, wumva ari izihe ntego ufite kugira ngo urusheho kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo? Ese wumva wowe ari nk'iki kintu wakora kidasanzwe kugira ngo nawe ube wakwitura Imana ibyo yagiye gukorera? Nubwo ibyo Imana idukorera ari byinshi cyane tutabasha kuyitura, ariko wumva nk'intego ufite muri mwaka ari iyihe? Ibyo Imana idukorera muri
idukorera muri ubu buzima ni byinshi cyane nta n'icyo wabona uyiha. Byonyine n'uyu mwuka tuba duhumeka kuba ukiwufite ni iby'agaciro. ni iby'agaciro. Gusa icyo nakora ni ukuvuga ubutumwa bwiza, ukamamaza ijambo ry'Imana. Rega n'inshuti zawe iyo uzigiriye inama umwicaranye ukazibwira iby'Imana, ukazigira inama y'umurongo ngenderwaho, ubwo ni ubutumwa uba wamamaje. Rero icyo nasaba, icyo nifuza ni uko nakwamamaza ijambo ry'Imana nkanasenga Imana ikamfasha rikagera kure, rikagira abo rihindura. Icyo kintu cyanshimisha muri ubu buzima kandi kigashimisha n'Imana. Urakoze rero. Dusoza, reka dusoze tuvuga tuti abadukurikiye bose ndetse n'abakomeje kudukurikira kuri cano, ni karibu, tubahaye ikaze. Abashoboye kwifatanya natwe mu gukomeza kuvuga ubutumwa bwiza tunyujije mu mafilime, tunyujije mu biganiro bitandukanye no mu ndirimbo, nabyo tuzabigeraho. Ni karibu. Ubundi gahunda ni iyihe? Ni ugusenga. Gusenga cyane. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Yesu aduha umugisha.